Ndabasuhuje nanone mwebwe mwese mudukurikiye kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Uyu munsi ngiye kubagezaho amwe mu magambo yahindura ubuzima bwawe yavuzwe n'umugabo bita Napoleon Hill. Uyu Napoleon Hill ni umunyamerika w'umwanditsi. Uyu mugabo yavutse tariki ya 26 z'ukwa 10 1883, atabaruka tariki 8 z'ukwa 11 1970. Umwe mu bagabo bagiye bagira inama zikomeye cyane nyinshi zabafasha gutsinda muri ubu buzima cyangwa se kugera ku ntego zabo. Ibi yabivuze mu gitabo yise Think and Grow Rich. Ugenekereje mu Kinyarwanda nitekereza maze ube umukire. Muri iki gice ngiye kubagezaho amagambo 15 yavuze yahindura ubuzima bwawe. Mu bindi biganiro zagenda mbagezaho andi magambo yagiye avuga. Iki ni igice cya mbere ngiye kubagezaho. Muze gukurikira, mutega amatwi ikiganiro, uze kukirangiza kugira ngo utaza kugira ibigucika. Niba utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Mukurikire, muraza kumvamo byinshi byabafasha guhindura ubuzima bwanyu. Mu magambo menshi yavuze, icyambere yaravuze ati: bifata igihe kingana n'igice cy'ubuzima bwawe bwose kugira ngo umenye ko ubuzima ari umushinga wabyikorere. Do it yourself. Muri make yashatse kuvuga ko nutekereza ko ari uza gukorera ibintu bizarangira ibintu byawe bidakozwe. Niba ushaka ko ibintu byawe bikorwa vuba cyangwa se bikorwa neza, byikorere. Iri ni ijambo rya mbere yavuze. Umugabo yari umuhanga cyane. Ijambo rya kabiri yaravuze ngo ibyo twita cyane ko ari intsinzwi cyangwa gutsindwa ni ugutsindwa kw'akanya gato cyane. Ibyo twita cyane ko ari intsinzwi ni ugutsindwa kw'akanya gato cyane. Ibi bishatse kuvuga ko hari igihe ukora ikintu ukabona urafeyirinze, uratsinzwe, ariko iyo ni intsinzwi y'akanya gato, kuko iyo wongeye ukagerageza birangira utsinze. Ubwo rero byaba byiza udaheranye n'iyo ntsinzwi, ukongera ukagerageza kugira ngo ugere ku ntsinzi, kuko aba ari intsinzwi y'akanya gato cyane ikaguca intege. Icya gatatu yaravuze ngo ibyo twibwira ko tutashobora burya biterwa n'ibyo tuba twarishyizemo gusa mu ntekerezo. Ibyo twibwira ko tutashobora burya biterwa n'ibyo tuba twarishyizemo gusa mu ntekerezo. Muri make biragoye ko wagera ku kintu cyangwa wakora ikintu utigeze utekereza mu buzima bwawe. Biba bigoye cyane. Niyo mpamvu ibitekerezo byawe uko bingana n'ibintu ushobora kugeraho mu buzima. Ntukirime rero mu bitekerezo, ugire ibitekerezo byagutse. Icya kane, Napoleon yaravuze ati: uko utanga byinshi ni nako ibikugarukira biba ari byinshi. Ibi byo birazwi no mu mugani wa Kinyarwanda, baravuga ngo akebo kajya iwamugarura. Niba ushaka kugira byinshi uzakira, nawe tanga byinshi. Iri ni ijambo ry'ubwenge. Gatanu yaravuze ati: umugabo ukora byinshi kurusha ibyo ahembwa, bidatinze ahembwa menshi kurusha ibyo yakoze. Umugabo ukora byinshi kurusha ibyo ahemberwa cyangwa ibyo ahembwa, bidatinze ahembwa menshi kurusha ibyo yakoze. Iri jambo ririmo ubwenge, bisaba kuryumva neza cyane. Muri make
niba hari ibintu uri gukora cyangwa se hari n'akazi ufite, gerageza gukora byinshi kurusha uko uhembwa. Nturebe ngo mpembwa make ngo reka nsondeke. Kora byinshi, kuko uko ukora byinshi ni nako umenya byinshi, bigatuma n'igihe wenda utakiri muri ako kazi wazakora byinshi wamenyeye muri ako kazi, bikazaguha umushahara wisumbuye, cyangwa se bigatuma mu gihe abandi birukanwa wowe ari wowe usigara mu kazi, ukagenda ubona amapromosiyo. So umugabo ukora byinshi kurusha ibyo ahembwa, bidatinze ahembwa menshi kurusha ibyo yakoze. Iryo ni ijambo rya 6 Napoleon yavuze. Yarakomeje aravuga ati, ibikorwa by'indashyikirwa byose umuntu yageraho mu buzima n'ubukire bwose yagira, byose bifite aho bitangirira, ariho ku gitekerezo. Ibikorwa by'indashyikirwa byose umuntu yageraho mu buzima n'ubukire bwose yagira, byose bifite aho bitangirira, aho bita ku gitekerezo. Ibi byo turabyumvaho kimwe, kuko ibintu byose biva mu bitekerezo. Buriya izi ndege tuguruka mubona ziguruka, zavuye mu gitekerezo cy'umugabo warebye inyoni mu kirere, abona ukuntu iri kugenda ntigwe, aribaza ati ni iyihe mpamvu iriya nyoni itari kugwa. Aho niho yahereye akora indege. Uwakoze abize fizike muzi, uyu wavumbuye ibintu bya gravite, ko yabonye voka iguye, yibaza impamvu iyo voka ihanutse igwa hasi aho kugira ngo igwe izamuka mu kirere ikagwa hasi. Aza kuvumbura iyo bita pesanteri ikururira ibintu. Ibintu byose bihera ku gitekerezo. 7 yarakomeje aravuga ati, niba waravuze ibyo wifuza kugeraho igihe kirekire, uracyafite umwanya wo guceceka ntuvuge, ahubwo ugatangira kubivugisha ibikorwa. Iri jambo rirakomeye cyane. Niba waravuze ibyo wifuza kugeraho igihe kirekire, uracyafite umwanya wo guceceka ntuvuge, ahubwo ugatangira kubivugisha ibikorwa. Abantu benshi tuvugisha amagambo ntidushyire mu bikorwa. Ukamara umwaka uri kuvuga uti nzakora iki, imyaka 2 igashira kuvuga ati ngiye gutangira kwiga, ngiye kwiga gutwara imodoka. Ntubikore, ahubwo ugakomeza kuvuga. Ubu ngubu ho ceceka, ahubwo utangiye uvugisha ibikorwa. Ijambo rya 8 yaravuze ati, kwihangana, guhozaho no gukora ukabiye ibyuya ni ibyihuza bikarema intsinzi itajegajega. Combination of success. Kwihangana, guhozaho no gukora ukabira ibyuya ni ibyihuza bikarema intsinzi itajegajega. Guhozaho ntucike intege, ibyo nibyo bizatuma ugera ku ntsinzi. Nawe ugiye gukora ikintu wabona ntikigiye ukakivamo, ugahita utangira ikindi, wabona kitinze gusucceed ugahita utangira ikindi. You shall never succeed. Hari undi muhanga wavuze ngo quitters never succeed. Arongera avuga ngo succeeders never quit. Muri make, abantu bakora ibintu babivamo ntabwo bagera ku ntsinzi, ahubwo abatsinzi ntabwo bajya bakwitinga ibintu babivemo, barakomeza bagahanyanyaza. Ijambo rya 9 yaravuze ngo, mbwira uko ukoresha igihe cyawe mfabusa, spare time, n'uko ukoresha amafaranga yawe, nanjye mpite nkubwira aho uzaba uri n'icyo uzaba uri cyo mu myaka 10 uvuye ubu nonaha. Mbwira uko ukoresha igihe cyawe mfabusa, n'uko ukoresha amafaranga yawe, nanjye mpite nkubwira aho uzaba uri n'icyo uzaba uri cyo mu myaka 10 uvuye nonaha.
buri abantu benshi twibwira ko nta gihe dufite ariko dufite igihe, kuko igihe dusipendinga igihe dupfusha ubusa nicyo cyinshi, kuko igihe dukoresha mu bitubyarira inyungu nicyo gikeya. Niyo mpamvu buriya dukoresheje igihe neza, kuko avuze ati mu myaka 10 wahabura ahandi hantu usanga mu gihe mfabusa, tuvuge wenda akazi ukora ukavuyemo ka buri munsi, aho kujya mu byagufitiye umumaro wigiriye mu bindi bintu. Fata umwanya, soma ibitabo bikungura ubwenge, iga ubwenge bushyashya bwagufasha muri ubu buzima mu gihe mfabusa, muri cya gihe utari mu byinjiza, muri cya gihe utari mu kazi kawe. Wenda nurangiza ubone kujya kuruhuka mu mutwe, ariko uruhuke mu mutwe hari icyo wakoze. Yego. Icya 10, ufite ubushobozi muri wowe bwo gutekereza inzira yawe yakuvana cyangwa yakujyana mu kintu icyo ari cyo cyose, icyiza cyangwa ikibi. Ufite ubushobozi muri wowe bwo gutekereza inzira yawe yakuvana cyangwa yakujyana mu kintu icyo ari cyo cyose, icyiza cyangwa ikibi. Ubundi ngo Imana yadushize imbere inzira ebyiri ngo duhitemo, iyo tuzanyuramo hari inzira mbi cyangwa inzira nziza, ni wowe guhitamo. Ariko ubushobozi bufite bwakujyana ku kintu icyo ari cyo cyose, bwakugeza ku kintu icyo ari cyo cyose, amahitamo ni ayawe. Yarakomeje inama ya 11 aravuga ati nzaba mbikora ni umuco mubi wo gushyira ibyo wagakoze uyu munsi ukabyimurira ejo, ibyo bita gupostponinga. Nzaba mbikora ni umuco mubi wo gushyira ibyo wagakoze uyu munsi ukabyimurira ejo. Ubundi abahanga bavuga ko iyo ushaka gukora neza uhera ku bintu bikomeye, ureba muri task ufite gukora uwo munsi ugahera kuri bya bindi bikomeye, hanyuma ibyoroheje akaba ari byo usorezaho. Naho iyo uhereye ku byoroheje birangira ucitse intege cyangwa se unaniwe, ariko utari wakora bya bindi bikomeye, ugakomeza ubyigize inyuma, iyo twita gutera ipine, ugakomeza gutera ipine ubyigize inyuma bikazarangira bidakozwe. Ariko fata umunsi uvuga uti uyu munsi mfite gukora ibi n'ibi, ndajya ku kazi nimvayo, ndajya kwiga gutwara imodoka, nimva kwiga gutwara imodoka ndajya mu murima wanjye gusura imyaka nahinze, nimva gusura imyaka nahinze ndasoma igitabo, nimara gusoma igitabo ndareba amakuru ari gucaracara hirya no hino, kuko nabyo biba bikenewe. Usetinge ibyo ugomba gukora kuri uwo munsi kandi uhereye ku bikomeye. Ibyo bizagufasha kugenda usucceedinga cyangwa ugera ku ntsinzi. Yarakomeje ku ijambo rya 12 aravuga ngo uba icyo utekereza ko uzaba cyo. Uba icyo utekereza ko uzaba cyo. Ibyo twavuze ko ikintu utigeze utekereza mu buzima bwawe buriya ntabwo ushobora kukigeraho, nta nubwo ushobora kukiba. Ariko inzozi zawe, ibyo utekereza mu mutwe birangira ubaye cyo, ariko wabiharaniye, apana kubitekereza gusa. Hari aho yatubwiye ati hagarika gutekereza uceceke, ahubwo utangire ukore. Naho icyo utekereza ko uzaba cyo birangira ukibaye, ariko ukabiharanira ugatangira inzira yerekeza ku nzozi zawe. Ijambo rya 13 yaravuze ngo tanga mbere y'uko uhabwa cyangwa ubona. Ibyo nabyo yatubwiye ko utanga kenshi cyangwa utanga byinshi nawe wakira byinshi. 14 yaravuze ati wabikora niba wizera ko wabishobora cyangwa se wizera ko bishoboka. Buri kintu cyose gishoboka ushobora kuba wagikora. Ikintu wizera ko gishoboka wagikora. Niba runaka ubona ikintu cyaramushobokeye, nawe icyo kintu wagikora ukagishobora. Yego, ahubwo icyo ugomba kubaza ni ukubaza uti nanyura mu zihe nzira kugira ngo ngishobore iki kintu. Birashoboka ko wakwifashisha wa wundi wagishoboye akakubwira inzira yanyuzemo, akakubwira imbaraga byamutwaye, akakubwira ubushobozi byamutwaye, hanyuma nawe ugatangira
inzira zikwerekeza muri icyo kintu. Wabikora niba wizera ko bishoboka. 15, kwizerera mu bikorwa by'ubutwari birema intwari. Kwizerera mu bikorwa by'ubutwari birema intwari. Kwizera mu bikorwa by'ubutwari ni ukuvuga ngo wowe ibikorwa wizereramo nibyo bizakugeza kuwo uzaba we. Niba wizera mu bikorwa by'ubutwari uzaba intwari. Niba wizera mu bikorwa by'ubugwari uzaba ikigwari. Iri ni ijambo rya 15 yavuze. Andi magambo nzagenda nyabagezaho. Iyi yari episode ya mbere. Nzagenda mbaha n'izindi episode z'andi magambo yavuze, kuko yavuze amagambo agera kuri 68 y'ingenzi. Yose nzayabasomera, nzayababwira. Wowe ujye ukurikira, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ntibijye bigucika. Turi kumwe rero. Ujye ukomeza ukurikire uyu muyoboro, byose uzabigeraho. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, muze guhaha murongo.